rero ico tubwira abantu ba Mozambique hariya hari ugukizwa, hari ugukira indwara, hari amateka Imana ishaka gukora hari ahantu. Rero batwitegure, turaje kandi nzi neza ko Imana izadukoresha. Ni inshuro ya kabiri ngiye mwakira gihugu. Yego. Rero nzi neza ko Imana izabana natwe, abantu bari muri Afrika y'Epfo ni hafi ya Mozambique badukurikiye karibu, abantu bari Malawi ni karibu, abantu bari Zambia ni karibu, abantu bari Zimbabwe ni karibu, abari aho hafi hose karibu turabatumiye. Ndatekereza tariki 11 tuzaba duhari, tuzatangira ibitane kandi tuzamara igihe kirekire. Nshimira Imana ku handi uretse natumiye n'itoro rimwe ariko tumaje kubukingwa n'ahantu hatandukanye henshi. Urumva ko umurimo w'Imana ukomeje. Yes, turabasoje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera, ndabizi ko iyi cano ari y'umugisha. Iyi cano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwarangiye. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Pastor. Yes. Esashimwe. Yes, imbazwe. Urakomeye. Irakomeye. Banzo dusengero ganga Imana ize kubana natwe. Ko nkwikije ukuntu ayimaze iminsi nagakubuze. Nshobora kuvuga byinshi ngatesha. Mana yacu, Mana igira neza, data mwiza, nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, wowe nyir'icyubahiro, wowe ukomeye gusumba abisi bose, wowe mwami w'abami, wowe uhindura ubuzima bw'abantu, uhabwa icubahiro, wowe uvuga bikawategeka bigakomera. Turagushimye, tugushimye ku bwa Konkorude tutari duherukana, ariko uyu munsi wemeye ko tubonana, uhabwa icubahiro mwami. Turagushimye ku bw'umuryango mugari wo kuri Konkorude bari bagimaze igihe kirekire tutaganira, twaba uyu munsi tubonanye nabo, uhabwa icubahiro mwami. Imana rokomeza udushigikire, ndetse n'abandi bose bari mu mpande zose bababaye, ubabwire ko hiryo kubabara hari ibisubizo. Ijambo ryawe riravuga ngo ahari kurira kwarara umuntu nijoro, ngo bwaca mu gitondo impundu zikavuga, kandi umubwiriza we arandika neza mu gice cya 3 ngo igihe n'igihe cyacu, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Ngaho nyemerera uyu mwanya ubane natwe mu biganiro tugiye kuganira, kandi ikiganiro tugiye kuganira cyubaka imitima y'ubwoko bwawe mwami. Uturinde kuduha amagambo mwami Imana, uturinde kuvuga amagambo yasenya imitima, hubwo uduhe amagambo ahembura imitima. Ndabizi neza ko bishoboye, Mwuka wera Muziranenge atuyobore, ayobore umuyobozi w'ikiganiro, nanjye umutumirwa ahagarare nanjye. Urakoze kurabikora, si ubwa mbere si n'ubwanyu mubana natwe ukatwiyereka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. 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 Yego, uravuze ngo Imana iduha amagambo yakubaka abantu, yagira abantu akamaro. Sinzi, nkunda ikintu cyitwa ubuhamya. Yego. No muri Bibiliya nkunda ikintu cyitwa amateka. Yego. Nukuvuga ngo nje n'ibintu bisanzwe, ntabwo njya ndeba filime, ariko nk'amateka yo ku muntu runaka. Amateka ya perezida, amateka yo mu minisitiri runaka, amateka y'umusitari runaka, ndayakunda cyane, kuko bituma numva aho yavuye, none nkaza kubihuza n'Imana nkorera, ngahita mvuga ati Imana yamukuye hariya, nanjye ibyo ndimo yabinkuramo. Nkumva nkunze amateka cyane n'ubuhamya cyane. Iyo ndi kumwe nawe, amashuri wize hafi ya ntayo, sibyo? Yego. Hafi ya ntayo. Niki aho wavukiye, nkareba ibihugu buri kugenda, numva nshimye Imana. Amen. Ngira ngo ndi gusuhuza abantu, nahereye ku bantu bo muri Uganda, niho ukunda gukorera umurimo, nkwikiza habo muri Kenya, niho umaze iminsi, uraza kubitubwira neza, sibyo? Nkurikiza habo muri Mozambique, mfite amakuru. Yego. Uyu munsi turi kuwa 2 tariki 9. Yego. Uraza kubitubwira, ariko nzi ko abo muri Mozambique mu minsi mike, mu masaha makeya uraba uri kumwe nabo. Yego. Ndikuganga udusangize izo ngendo buri kugenda.
uze kubihuza na kwa kundi ngo ntawe uzima Imana itahindura. amen. Amen. urakoze, ni umugambi w'Imana kandi Imana yishobora byose. Ikindi kandi Imana buri gitandukanye n'abantu. Yego. Icya gatatu, Imana ikora mu bintu bitagaragara. Burya ibintu bitagaragara Imana ibibyazamo umugisha kandi abantu hakavamo ikigaragara. Rero urakoze cyane kutubaza. Mu ngendo tumazemo iminsi, haba Kampala twavugaga ubutumwa, muri Uganda. Yego. Ariko nk'uko bivuze twe tumaze iminsi turi mu gihugu cya Kenya, nivuga ubutumwa cyane ryari riri. Twe turi mu biterane bya Pentecote kandi twagize ibihe byiza. Nafite igiterane kiratangira ariko wa gatanu kikagira ku cyumweru ariho kuri Pentecote. Ariko ngira umugisha w'abantu banyakiriye, mbona no kubashimira. Nshimira Bishop Kabasinga wadutumiye ndetse akatwakira mu rusengero rwe. Imana imumugisha. Dushimire Rivera watwakiriye Bitare Benjamin. Imana imumugisha. By'umwihariko dushimira abakristo bose batubereye, babanye natwe, tugira ibihe byiza, bigira naho batwongeje ikindi cyumweru kubw'ibihe twari twagiranye. Urumva twagiranye ibihe, bari bateguye kubana nabo kuwa gatanu kugeza kuri Pentecote, ariko kubw'ibihe twagize batwongerera ikindi cyumweru cyo kubana nabo. Rero turashimira Imana, tunasuhuza abantu bose bo muri Kenya, abo twabanye, abavuye mu mpande zitandukanye bakaza kudushikira mu giterane twari turimo. Bose Imana ibahe umugisha. Umuryango wa Diane bavuye kure cyane bakaza kubana natwe, n'abandi batandukanye bamenye ko turi muri Kenya ariko bakaza kudushigikira. Rero niyo mpamvu wambuze, ni umurimo w'Imana mba ndimo, nta kindi nahamagare nko kuvuze ngo nta amashuri nta nayo. Amashuri rero nagize umugisha, Yesu angira umukozi we atagendeye kwa ayo mashuri nize. Ndamushimira ko Yesu ahamagara bose nk'uko ijambo ribivuga. Petero ngusaba akantu uva muri telefone. Yego. Sinzi niba ndi kureba ijambo kuko ndabizi wari urarimbaza, niryo ndi gucunga. Niryo ndi gucungana naryo kuko ndabizi abaga igihe uvuze ngo nturavana utavuze ijambo. ntago wangenda Sara kuba nahabonye ntacu. Yego, tuganira turi kureba. Yego. Ubwo rero nari nkomeje kuvuga ko mu ngendo warumbwiye haba muri Kenya twagize ibihe byiza. Yego. Mva Kenya ngaruka Uganda. Mva Uganda ngaruka mu Rwanda. Yego. Ubu turi hano mu Rwanda. Yego. Uzi ikintu ndi kugushimira? Maze iminsi nk'iyo minsi waragiye, nzi ko nageze hano inshuro zirenze 3. Yego. Ntabwo uri wa muntu wakijijwe nurangiza ngo famiye yawe uyisige hanze. Yego. Nabaga ndi kumwe Julien niyo dusanzwe dukorana nka mwishywa wawe. Yampaye undi muvuga butumwa rero murumuna wawe. Dukuze Umuremyi Jean Bosco. Yego. Yagoye ubuhamya. Yampaye ubuhamya ukuntu wari uri kwa Mutabazi. Oya, nari ndimo mbwiriza ahantu bita mu Kamanga, ni muri Cyanika. Juriyo. Noneho ndimo mbwiriza, ndangije kubwiriza bagiye kunyakira. Ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo tabari wanyu. Yego. Ati ntago bimeze neza. Ico gihe narirutse, abantu barambaza ati kujye tutakwakiriye. Ndihuta mu kugera mu rugo nsanga umuhungu yakubisa abantu, noneho araho arahagaze, abantu birutse, nta muntu uri kumwegera, yasinze, yanyoye urumogi, yanyoye kanyanga, ubona nta muntu umwegera. Noneho abantu barambwira bati garuka ntumwegere. Rero kubwo ari ikimenyetso nari mfite na Paul Imana ari yampaye, yarambwira ati iyo ntambara niwe urayirangiza kandi ugira ubwoba. Aburya kugera nta kimenyetso ufite nabwo birakugora. Niho cyagiye ijwi riguhamagara utasaba ukuntu Imana irabana nawe ugasanga uguye mu nzira. Akimbona ibyo yarafite mu ntoki byose yarambitse hasi. Ndamubwira nti pfukama. Arapfukama, ndamusengera, ndamwatuza, aratura. Guhera ico gihe nabwo namuvanyeyo, nari mfite agasaro hano muri Nyargondo. Yego. Ndaba noneho vayo uwo mwaka gasaro. Ndakeka ntazana n'umugore, niko yahazaniye mu mugore ku gasaro nari ndi Kigali. Babarambwiye ati yasaro yazanye umugore. Yazanye umugore rero ndazana kwa kuntu we n'umuntu abagiye mu mubiri, ndavana umuntu nari muzanye ngakore. None saro yanjye yizana mu mugore. Nza mfite uburakari. Mugeze imera ndavana n'ubundi rero nimujugunya hanze, arasubira handi nagize nte handi namusanze. Ubwo navane none kambareke, ubwo nkomeze mvuga ubutumwa, abwiriza ubutumwa, arakomeza n'umugore we. Nuko byagenze.
na n'uyu munsi ndakeka muri Kampala niwe wamfashaga, niwe wari umuprotokoli wanjye yagusemura avuga no mu kigande igihe nkeneye ibyo kurya akaba ari unshakira ibyo kurya, ntakene byo kwambara akaba ari untunganyiriza ibyo kwambara. Rero ibyo mbishimira Imana ko iyo ubonye nko mu nda yanyu atari wowe gusa, ukabona abantu baravuga ubutumwa, ukajya kubona ukabona ngo uwo mwishwa wawe ngaho bishwa wawe nabaririmbye, ukabona bucura bwanyu ni umuhanuzi, ukabona mukuru imfura yanyu ni umuhanuzi. nagiye kumureba Rwamagana rwose imfura yanyu, imfura y'ishyari Immaculée. Uriya mushiki wacu ni wakijijwe bwa mbere akaza kutubwiriza ubutumwa tukanamwirukaho, tubona yarasaze pe, tubona yararwaye mu mutwe, twumva ko abarokore barwaye mu mutwe tukamwirukankaho. Noneho kirazira ngewe yambona ubwo yaba yanaje no kwa mama yakumva ndaje agayica acaho akiruka. Rero ibyo bijya bintera imbaraga iyo ubona wa mushiki wawe wabiriko ko wabwiriza ubutumwa, noneho ukabona murakijijwe, noneho ukongera ugafata inzira. Urabona ngifite urusengero hano, urabona asanga mu rusengero rwanjye gahunda zose guhera kuri protokoli babagari barimo nabanjye bishwa banjye, ubona ari abantu kuri ngewe nk'umushumba byampaga izindi mbaraga bikampapaho cyane. None gufata nka Dukuze Umuremyi wabaga Uganda, ahinga urumogi, yibera mu rumogi, agira ate, ukabona amasaha ari kwicara kuri kamera akavuga Imana. Tumaze gukorana ikiganiro tubwirije ijambo ryiza cyane, ni igitangaza gikomeye, ni umugisha ukomeye. Ibyo bintera imbaraga, bimpa power, bimpa ibyishimo, nkumva muri ngenda nezerewe. Rero icyo ni ibyishimo nk'uko wari uvuze, biranezeza cyane mu muryango wacu. Yes, icyo nari mbivugiye, nari mvuze ni nubwo nge wowe narakubuze bitewe n'ingendo zo hanze, Kenya, Uganda, ye kutubwira na gahunda ya Mozambique uko bimeze. Yego, ariko rikondi nari mvuze ntabwo wansize nk'imfuvyi, wansigiye barumuna bawe, bishwa bawe bose twagiye bicara hano kuri kamera tukavuga Imana aho utari hano mu Rwanda, tugakorana ibiganiro kandi tugahembura abantu. Yego gahunda yo muri Mozambique rero. Urakoze cyane. Muri Mozambique turimo twitegura nk'uko bivuze, ndakeka tariki 11 tuzaba turi muri Mozambique, tuzaba twagezeyo. Tunabwira abantu bari abakunzi bacu abadukurikira, nabize Mozambique bira bihugu bya SADC bifitemo abantu bankurikira cyane, bajya no kuri channel yanjye, bankurikira kuri channel yanjye ya Sekazuba Fromo. Aho ngaho benshi barankurikirana, bankurikirana mvuga ubutumwa atandukanye. Urumva ndi kwitegura kugenda, kandi nzi neza ko banyiteguye, nanjye nditeguye, ndimo ndabisengera. Ari ikintu nabwiye abantu, hari igihe umuntu atumirwa kujya kuvuga ubutumwa mu rusengero, ariko abantu bakagira ngo wamutume wenda niwe afite umumaro. Kuko nagiye mbibona mu nsengero nyinshi zagiye zintumira, ugasanga Imana ikoze n'igitangaza ku muntu wavuye mu mpande araza. Ndagwa nk'urugero nk'igiterane maze mibihe namaze Tanzania, ubwo nafite igitane cy'iminsi 10. Bishop wa Tanzania yahise afata iminsi 4 azishura radiyo. None muri wa mwanya ntajya mu giterane nkajya kubwiriza kuri radiyo. Ndibuka nimwe umuntu mwigeze kubona yuko sinabagiye kuri site yanjye bakabona umuntu uri gusimbuka mu rusengero dufashe imikandara, igikandara kinini. Uriya mu mama yari amaze imyaka 6 yaracitse umugongo, yaravuye hanze baramuziritse igikandara yifashe umugongo bya bikandara. Noneho ndimo mbwiriza kuri radiyo, ndimo nsengera abantu. Abasabye nomero z'ahantu ndi mu giterane, araza. Niwe wa mbere Imana akoreho igitangaza bwa mbere, turimo nsengera abantu. Kuno ubusengera abantu ntanamukozeho, ndavanga abantu mwese muzamura ibiganza mbasengera abarwayi. Ndasenga ndabandi ngo musimbuke, Imana irabakije. Agisimbuka wa mukanda wese ugira ute uvamo ugwa hasi. Twagiye kubona tone umugore cyo arirutse mu rusengero, tubona umukandara awufashe. Baba bavuganye mu giswere na Bishop afata umukandara. Uwo mama yaraje ashima Imana, azana ingoko ku rusengero zo kugabura umukozi w'Imana, agira ate, bivuye ngo we yari yavuye mu yindi ntara ariko anyumvishe kuri radio. Shaka kuvuga iki rero, nshobora kuba natume n'urusengero hara muri Mozambique, ariko nawe uri ku ruhande turagukeneye mwico giterane. Ese ufite uburwayi turagukeneye, ese ufite ibindi turagukeneye, kuko icyo dukeneye mwabira biterane bino tujyemo nukubona abantu bakizwa, ariko twabona abantu Imana irakora ibitangaza. Kuko ibintu Yesu yakoraga yamara gusengera abantu. Uribuka ko
bazana kiriya kirema bahetse kimwe basakamburiye hejuru bakakimujugunyaho. Igitangaza bari abantu bari bameze bafite kwizera gukomeye. Tekereza basanze umuryango wuzuye, basanze nta n'inzira bafite, bakabati ntago tumusubizayo tutabonye Yesu, kuko Yesu niwe twaje gushaka. None bagasakambura hejuru y'abandi atari yawe. Ikindi cya kabiri, ikindi natekereye, ntibatekereye ngo niba namurekura arayo noneho yahuhutse. Arigiye urekura umurwayi ukavanga arapfa, ariko ngo bashize ugutwi baringaniza aho Yesu yavugiraga. Yego. Ngo barekura yangobye, ngo bayirekuye ngo agwa mu maguru ya Yesu. Yego. Akigwa imbere ya Yesu, Yesu ikintu yamukije bwa mbere ni ibyaha. Uzibuka neza ngo bamubara ibyaha, bigeraho n'abanditsi b'amategeko bavuga ngo urigereranyije. Kuko bari bazi ko umuntu ukwiye kubabara ibyaha ari Imana gusa, niyo yari kure kubabara ibyaha. Baravuga ngo urigereranyije ubabara umuntu ibyaha ute. Rero ico tubwira abantu ba Mozambique, hariya hari ugukizwa, hari ugukira indwara, hari amateka Imana ishaka gukora hari ahantu. Rero batwitegure, turaje kandi nzi neza ko Imana izadukoresha. Ni inshuro ya kabiri ngiye mwakira gihugu. Yego. Rero nzi neza ko Imana izabana natwe. Abantu bari muri Afrika y'Epfo ni hafi ya Mozambique, badukurikiye karibu. Abantu bari Malawi ni karibu. Abantu bari Zambia ni karibu. Abantu bari Zimbabwe ni karibu. Abari aho hafi hose karibu, turabatumiye. Ndatekereza tariki 11 tuzaba duhari, tuzatangira ibitane kandi tuzamara igihe kirekire. Nshimira Imana ku handi uretse natumiye n'itoro rimwe, ariko tumaje kubukingwa n'ahantu hatandukanye henshi. Urumva ko umurimo w'Imana ukomeje. Waturangira neza saho bizabera. Ni hariya mu mujyi wa Maputo. Yego. Tuzaba turi naho ngaho. Ahandi nomero ziba zihari tuzabarangira, kuko nzaca ku nsengero nyinshi zitandukanye. Kubera nomero yangira biri hano, unakene nomero ya nuko tubaza baratubaza kuri nomero yanjye ya telefone, tubarangira tuzaba turi, ariko ni mu mujyi wa Maputo tuzaba turi. Hituyivuga ahubwo ya WhatsApp ko hari umuntu uretse ureba iki kiganiro, kuko ubu turi kugikora saa 3:00 gutyo. Yego. Sibyo? Ubu turi saa 3:27. Yego. Ariko ngiye kugenda mu kanya editinge vuba kihagere hakiri kare, ku buryo uyu munsi tariki 9 kigomba kuba cyagezeho. Nyine hari umuntu uri kukireba ubu tariki 9, kandi yifuza ko mwazabana cyangwa se yazana kubona tariki 11 wagezeyo. No mpamvu ugiye gutanga nimero yawe yo kuri WhatsApp. No dukomeze. Yego. Agateranyo nkuko bisanzwe 250 7 8 4 5 0 3 1. Aha agateranyo 250 7 8 4 5 0 3 1. Yego. Niyo ngiyo iri kuri WhatsApp. Ukeneye kutubaza tuzaca mu nsengero zitandukanye. Ukeneye kuzaza kudusuza tuzaba turuhukiye, twaguha karibu nta kibazo. Hari n'abakina kuko tuzamara igihe kirekire. Ukeneye ko nzagusengera by'umwihariko, ndahari mfite umwanya munini, ndakeka mfite y'ukwezi kose. Ukwezi kose mfite ukwezi kose, kuko nzaca mu nsengero zigera muri enye. Urumva? Kandi bose bazabankenera. Urumva n'insengero zinkeneye zose nta nubwo nanazirangiza ara muri Mozambique, ariko tuzi neza uzaba unkeneye karibu. Nzi neza ko tuzajyana ibihe byiza. Rero bantu ba Mozambique, ndabizi ko mu nkunda, nanjye ndabakunda, kandi Uwiteka akomeze abashigikiri. Yego. Yego. Mozambique tuyiveho. Tuyiveho ushaka kujya ahandi babyumvise. Ubwo twongere turi mu murimo w'Imana, ubwo tuje mu gitane mfite neje Kigali kuwa gatatu, n'abantu bari Kigali eje kuwa gatatu tuzaba turi kumwe. Yego. Tigiterana abantu bagiye kuri sati babonye afishi. Tigiterana kizatangira ejo, kizageza kuwa gatanu, ariko ngewe nzakora ejo. Uzakora ejo tariki 10. None ndangize mpita ngenda ku kibuga. Rero abari Kigali namwe muzaze tubane. Nzaba ndi hara ku Gishushu kwa Bishop Innocent muri Hope in Jesus Church. Aho ngaho no tuzaba turi aho ngaho, ariko nkuru darega aho ngaho muri Hope in Jesus Church kwa Bishop Kakamu Innocent. Aho ngaho ku Gishushu munsi ya Simba. Tuzaba duhari, muzaze tubane igiterane. Nzaba tuzatangira saa 8 nzaba nageze aho ngaho. Imana izabaho umugisha namwe abantu bari Kigali muzaze tubane. Yego. Nizeye kutazayoba mu ndege noneho umaze gukamirika. Ntiwabonye ko nejo ubundi naje mwa mu ndege. Naje mu ndege neza muri business class. Business class urayumva? Njya mbyumva. Ariko indege ntabwo ndayicara.
Imana nkora gitangaza ejo bundi navuye Nairobi aho kanubwo nabaye gakubwira mva Nairobi umuntu arampamagara ugeze he uruva Nairobi ntindaje ntindi busi yandi gusinyisha ngeze Kamara banguri busi ya numva ari kanze ngo nagize ngo uve Nairobi n'indege ntihoya naje ni bisi nsigaye ni bisi nge ati none ati ndi Kampala ati ntihongere kuva Kampala uza niki na bisi ati nge ukatisha ati cy'indege wow ntiye ariko Imana iri maze iminsi bimbwira ntabwo igibeshya irambwira nahamagawe n'abahanuzi batanubwe vango indege Imana ifunguye ibirere by'indege yongeye kukugendesha mu ndege icyantangaje ni kimwe sibwo bwa mbere nari ngiye mu ndege yego na indege nzigendamo ariko ikintu cyantangaje ko nkorude burya ibintu bijya bigutangaza rekana gutungura ushushimira Imana nukuri nje nari nzi nagiye kumva numva uwo muntu arambwiye ati nagufatiye umwanya mwiza none se mu ndege imyanya zose zibaga ari myiza ngo nagufatiye umwanya witwa business class yego ni zimwe za VIP nyacyubahiro kabisa icyantangaje ni kimwe twageze ku kigo cy'indege Entebbe hari ya Kampala banyakatike babamanje kudupima Ebola barangije kudupima ndagenda ntangatike ndangije mbona ngewe bampaye indi tike abandi nibabahaye kandi gatike naho agatike bampaye abandi bari kugenda bakicara bagategereza indege naho njewe mpita nkereka abakobwa bahita bamfata bafata udukapu twanjye baranzamura abandi basigara bicaye je banzamura hejuru kuja kuba ndi kurya ntegereje indege kunywa no kurya banjanyumva igitangaza cabaye nageze ku byo kurya ngeze n'ibyo kunywa ibyishimo nagize nakana hawe ibiryo nabirebesha amaso gusa nararuraga noneho bakambwira bati wowe uje warura urye nubimara ugaruke warure niyo business class kabisa niyo VIP kabisa ukuri kw'Imana avuze ngo abakire babaho umva burya Yesu mureke tumukorera uyu mugabo nukuri na hari ijambo haba kucyavuze ngo naho byatinda kuza ko bizaza yego rero urumva ko kantu na wenda najyaga mu ndege nkuko bantumiye kure ariko serezi ko nava Kampala nze Kigali n'indege iminota 50 mu ndege 50 wicaye muri business class muri VIP ijoro ryose amasaha 10 na za dodani zo kuja hejuru no hasi meze nka nguricya umunsi wose iminota 50 rero ibyo nabyo nibyo gushimira Imana naje muri business class muri VIP negamiye none umva kantu kanongwe urabona abantu bicara mu ndege iyo wicaye muri zira myanya zisanzwe imbere haba ari akameza uhita ugira nkanguricya ku yindi ntebe kaza noneho nari nicaye naragashatse ndakabura noneho mbaza umuntu warumpaye icyo kunywa ngeze mu ndege navuga za meza zagiye koze nta n'imbere ntayihari naho aha akaboko kanje kandi niho akameza kari nagiye kubona munavanya akaboko kanje nkanguricya mbona kanza kantu ngo cyo mbona akameza karaje imbere yanjye ngo pa gahita kitamena abantu dore business karase no kureka ntiburya imeza nari nyitsikamijeho ukuboko kwanje rero indege rero nitujya tuvuga indege ko nkorude aba arije tuvuga indege naga batarika ibintu by'indege bavuga nibiki none ko muherekeza abantu ku kigo cy'indege asaraho abantu bagira ntibaharenga none se shahu jewe saro naherekeje agiye ikanombe nari mutwaye yego ndabyibuka ico gihe nzi ngo ndinjiramo ndebe agende ndi haraho utemereye kureba rero umuntu nashima ko agiye mu ndege none nkatwe tuba tuvukiye ahantu nkaho tuba twaravuye nkaho ntuzabifatemo kundi kuntu none niba uherekeza umuntu akabwira ngo ahantu hemere kuharenga mukamupeperera iyo ukagira nkangurutya iwe kiba cyamwinjije ni itike rero twe tuba twageze ukadusezera nkangurutya reka dushima Imana kuko ibyo ntitwabitekerezaga rero ibyo nabishimira Imana ko urumva navuye Entebbe ejo bundi ubu niteguye mfite indi tike hano irahari sawanyereka ati mfite tike hano y'indege ihaguruka Kanombe nkajya Addis Ababa muri Ethiopia nkava Addis Ababa nkurira nzamara ibirere byinshi mu kirere byinshi cyane dushushanyiriza urugendo nuvuga ngo ejo tariki 10 nzagera ku kibuga saa 5:40 z'ijoro aha ikanombe nkore checking ubwo ni tariki 10 nimara gukora checking nurire tariki 11 ari saa 8 z'ijoro yego mve Kanombe njya Addis Ababa yego muri Ethiopia ngero saa 12 za mu gitondo yego saa 2:40
20 nurire mva Addis Ababa njya Maputo yego ngereyo saa 7:30 za tariki 11 za tariki 11 yego nuko bimeze. igiterane gitangire ryari igiterane urumva buzaca mu gitondo bo nzasanga batangiye yego nzatanga batangiye ariko nge nzakomeza mu gitondo ntago nzahita njyamo nzagira nduhuke ku wundi munsi wo kuwa gatanu kuri 12 nkomeze nyerekere itike ndege ndebe uko ibimeze itike ya ngiyi ngeyo nzi ni ya ritiko indege yonzi ni ya yanditseho ritiko indege ngiyi yonzi ni ya ritiko we ni ya ritiko uzi ni antenne internationale iyi ni ya yindi navuye Rwandair yamvanye ngiyi yamvanye Yakuvanye Entebbe Kigali ngiyi Rwandair ngiyo Rwandair noneho dore ngiyi Ethiopian kutoka Kigali kuenda Addis Ababa kutoka Addis Ababa tu Maputo ni hapa hii iyi ni ya Rwandair dore ngiyi irahari ngiyi nyigezeho ngiyi dore ngiyi kandebeho kore itakuzima na telefone ngiyo ni gutya bimeze niyo mana nzava i Kigali nerekere Ethiopia mve Ethiopia nerekera Mozambique ahaha nge vango ntagira ishyari noya na ibya Yesu ni ku murongo niko ngo yaririmbye igihe cyawe ni iki nanjye cyanjye ndagitegereje kirahari kandi icyambere dushimira ubuzima ubuzima tuba twahawe ibi ntawe bifiteho umurage ahubwo buri wese nk'umwana w'Imana turabakandida b'ibyiza icyambere ni ukugira Imana icyizere ukavuga ngo nubwo uyu munsi bitashoboka ejo bizashoboka natwe ntago twavutse dutekereza ko twazigendamo n'imodoka kuzigenda muzi ko twamenye ubwenge turi abantu b'abagabo imodoka zaza gupakira ibirayi iwacu tukazirukaho ngo tugiye kurya umunyenga ntago nari nzi ko tuzatwara imodoka nk'uko tuzitwara aya masani wari uzi ko wicaranye perime uzi gutwara imodoka cyane nayitunze imodoka mu bantu batunze ibinyabiziga mu Rwanda batanze imisoro urimo n'ejo uzagura n'indi nawe ukigure n'indi ibyo birashoboka rero n'indege uzayigendamo dushimire Concorde tunashimire n'aba bantu niba umuntu Imana imukoraho akavuga ngo sinshaka kugena na bisi ari mu Rwanda atari kwa kundi hari igihe twumva ngo twakumva igitangaza gikomeye twumva ko kirava hanze y'Afrika ariko utekereza umuntu nk'uyu uba wumviye umwuka akabatinda gushikira umurimo w'Imana abantu nabo tujye tubashimira nibyo nkunda kubwira abantu imigisha Imana yaduteguriye ntago iri mu biti nta nubwo iri mu ijuru iri mu bantu iyi Imana imaje kuva kuri Concorde ibifite umuntu yamuremeye ubitse uwo mugisha rero dukomeye dusengera abitse imigisha yacu kugira ngo bashobozwe no kumvira umwuka basohoze iyo migisha yego wakoze cyane yego ugiye kumara ukwezi muri Mozambique turi yego aho ndahita mbaza gahunda ya ministeri yawe baho ministries yego mujya mugira cyane gahunda impamvu bise nibaza gutya ugiye kumara y'ukwezi yego kandi mujya mukunda gufasha abaturage batishoboye kwishyura ubwisungane mu kwivuza kandi abantu batangiye kwishyura mituweli ya 2025 2026 niyo cyangwa ndiko ibara nabi 2026 none kuzamara y'ukwezi iyo gahunda yarahagaze oya ntago yahagaze urabizi ko ibiterane tubigira mu kwa 7 mo hagati no tugira ibiterane turimo turaba abantu batashoboye kubona uko bakwishurira igiterane kirakomeje mu kwa 7 turagifite kandi no kwishura abo bantu birakomeje kuko ni gahunda yabaho ministry buri mwaka tujya tubikora uyu ni umwaka uzabaye umwaka wa 4 dukora ibyo bintu rero ntago birakomeje ku burugendo rwanjye rwagiye ntago rukuyeho gukomeza umurimo twemeje nkabaho ministry ndetse n'abantu bose bajya badufasha hirya no hino ujya kubona ukabona umuntu avuze ati nanjye ndahari hari nk'umuntu buri hari abantu baba baramenyera ari nk'umuntu nko mu kwa 5 yahise avuga ati pastor ati nje muri baho ministry muri byane bya mituweli
kubera ko hari igihe nazagera mu kwa karindwi ufite ibindi bibazo bimbiki ibihumbi 100 uzatangira abantu 20 ko twagiye dufata abantu ku bihumbi 5 yego kuko no twagiye dufata ku bihumbi 5 urumva abantu hari abantu babyaramenyera makavata umugisha wo kuri ro muntu abo bantu batishoboye abantu babuze uko bivuza urumva ni ikintu twamenyereye none tukanabifatanya no kuvuga ngo niba abantu tugiye kubavurira kubishura mitiweli ntabwo tubahereza ahubwo nitubice tubigishe n'ijambo ry'Imana tubigishe tubaha iby'umwuka n'iby'umubiri byose bibaye bime ndetse n'abaraza ku ruhande nabo baprofite twigishe twamagana ibiyobyabwenge abantu bashizige babona bya bihumbi 5 ugomba kuriya mitiweli nayo kugira gute ayo kunywa ariko utagira tutivuza niyo mpamvu twabifatanyije twe tutarekura ngo tugwere tutigishe n'ijambo ry'Imana twe twigishe n'uyu muntu ejo turakurihiye ariko nawe ese mu mutwe bimeze bite fungura uvuga ati nubwo uyu mwaka bandihiye ejo bo ntibazandihire nawe utangira uvuga ati niba mbonye igihumbi nkibike kugira ngo ejo nawe uzagira ubasha kwirira ntuzaruta uvuga ngo teza amaboko yo kurihirwa niyo mpamvu dushiramo no kwigisha ijambo ry'Imana yes yego yego uvuze ijambo ry'Imana abisi ntago twatandukana rwose udasomye muri Bibiliya yego iryo jambo bwangu naryo urituganizeho nk'umushumba na mavuta tuba duprofise bakunzi ba Concord the TV show ba Pastor Sekazuba from TV bahinduka official ayo na macana yose dufitanye umubano ijambo mfite riraboneka hano mfite ijambo riboneka muri Yosuwa igice ca mbere umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 9 mugabo nkunda witwa Yosuwa Yosuwa igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 9 anadusomera tugende tugane Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose yego ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati umugaragu wanjye Mose yarapfuye dore umugaragu wanjye Mose yarapfuye none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kuriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ofurate igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere kubera ko navuganye nawe kubera ko ari njugushigikiye kubera ko ndi kumwe nawe kubera ko ari woda yanjye nta muntu numwe uzahagarara imbere yawe iminsi yose yo kubaho kwawe yego nkuko nabanaga na Mose nkuko nakubwiye ko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzigera ngusiga kandi sinzaguhana haleluya sinzagusiga sinzagutererana nzagendana nawe aho uzakandagira hose tuzaba turi kumwe sinzagusiga kandi sinzaguhana komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo haleluya amen narahiye ko nzaha abasekuru ico navuze ico nasinye ibyo yewe nta muntu wabahagarara imbere kuko aba bantu narahiye ko nzabaha gakondo iyo narahiye abasekuruza babo iyo nabwiye Aburahamu ibyo nabwiye Isaka ibyo nabwiye Yakobo ibyo nabasezeranyije mu myaka ishize myinshi ndacyari Imana idahinduka ndacyakomeje muhumure nzabana nawe ngaho soma twumve icyakora ukomera ushikame cyane yewe Yosuwa komera ushikame kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse
ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose haleluya kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose kugira ngo ubashishwe byose yuko uzubaha aya mategeko yuko uzayakurikiza yuko uzayagenderamo ya mategeko umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshuke ntuzayareke uzakomeza ube mwaya mahame nzabana nawe nzagushyigikira twikirize ngo amen haleluya ndafashijwe mwene Adrian ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso nuyahagararamo nzagendana nawe nuyahagararamo ntabizakurwanya nuyahagararamo ntabizagushobora nuyahagararamo abapfumu bazananirwa nuyahagararamo abarozi bazananirwa nuyahagararamo nta bibazo bizagushira hasi ntuzayateshuke munyakira bankurikiye twikirize ngo amen yego ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro yego kugira ngo ubone uko ukiriza ibyanditswemo byose ongera uhasome humvikane neza kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose mbese sinjye ubigutegetse itonde noneho ngaho havuga ngo iki ese sinjye ubigutegetse mbese sinjye ubigutegetse mwumvira ijambo mbese sinjye ubigutegetse bishaka kuvuga iki ngo none ngewe Imana ngewe Uwiteka iyo mvuze hari umvuguruza iyo mfunze hari ufungura mbese sinjye ubigutegetse yego nuko komera ushikame nuko yewe nkurikiye wowe unyumva wowe urwaye wowe ufite ikibazo Imana ivuganye nawe ngaho komera ushikame mbese siyivuganye nawe ije guhindura ubuzima ije guhindura imibereho mbese sinjye ubigutegetse ngaho komera ugira ute ushikame Topelasika bosanse ndumva Imana yego ntutinye kandi ntukuke umutima ntukuke iki umutima ndashaka gutangariza ubuzima bw'umuntu nkurikiye ntuwongere gutinya mpanuriye ubuzima bwawe ntukuke umutima Imana igiye kwigaragaza Imana igiye kwiyerekana ntukuke umutima kandi ntugire ute ntutinye kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose amen kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe sekazu aho uzajya hose haba Mozambique haba aho uzakandagira hose aho uzaba uri hose ndashaka kuvugana nawe ibyari biguteye ubwoba bibwire ngo Imana yabonetse ubibwire ngo Imana ingarutseho Imana ihamagara Yosuwa iramubwira ngo mbese sinjye ubigutige ngo njyewe Uwiteka ndi kumwe nawe aho uzajya hose Imana ikumera umugisha aho uri hose Imana irahari aho uhagaze hose Imana irahari aho umugabane uriho Imana irahari hubwo yirekane ariko nakunze ijambo rivuga ngo ntutinye kandi ntukuke umutima kuko njye Uwiteka Imana yawe ndi kumwe nawe asante sana Imana ibaha umugisha reka nsogereze kuri ndi jambo uko Imana yabwiye Yakobo Yakobo ikamamagara ati humura Yakobo jya muri Yesaya dusogereza aho ngaho yego Yesaya 41 uhere ku murongo wa 8 ndangize nsengera abantu b'Imana Topelasika ya bosanse Yesaya 41 uhera ku murongo wa 8 ndumva Imana igiye guhindura amateka ndumva Imana iramubwira ngo komera ushikame ntutinye kome kuko uzatuma aba bantu basungura igihugu naraye ko nzabasekuru ngo sinzagusiga ijambo nari kunze ngo kandi sinzaguhana Imana ntagizadusigana nubwo izadutera nubwo abisi batuvaho nubwo inshuti zakwanga Imana ntagizagusiga nubwo
mu kazi bakwirukana, Imana ntago izagusiga. Nubwo ubukene bwaza, Imana ntago izagusiga. Nubwo imiryango yakuvaho, Imana ntizagusiga. Tega amatwi unyumve, hari Imana iri kumwe nawe. Waba ukomeye, waba utakomeye, izabana nawe. Baba bakwanze, baba bagukunze, izabana nawe. Ngo sinzagusiga, niko Imana yabwiye Yosuwa, ngo kandi sinzagira nte, sinzagwana. Ntago Imana ikivugana na Yosuwa, iravugana nawe unkurikiye. Imana ntago izongera kugusiga. Mwibyo bibazo urimo, Imana igiye kuboneka. Mwako kagurimo, Imana igiye kuboneka. Mwubwo burwayi urimo, Imana igiye kuboneka. Vuga ngo igiye kuboneka. Subiramo ngo igiye kuboneka. Zamura haleluya. Imana igiye kuboneka. Hasifiwe Yesu. Imana igiye kuboneka. Havuga ngo icyo aho ngaho. Ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye. Yo. Ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye. Yakobo natoranije. Rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Rubyaro, umva aka kantu. Nidukizwa, nituba inshuti n'Imana, n'abana bacu Imana izabibuka bageze mu kaga. Umva ijambo rikomeye. Imana itekereza igihe yabanye na Aburahamu, ngo ariko Yakobo ageze mu kaga. Imana imuga ngo umva Yakobo we, humura, Isirayeli rubyaro rw'inshuti yanjye Aburahamu. Yari amaze imyaka 300 zirenga yarapfuye, ariko Imana yibuka umwana we. Iravuga ngo uru rubyaro rw'inshuti yanjye Aburahamu twabanye neza. Ntago humura. Havuga ngo iki hepfo? Weho nahamagaye. Wowe nahamagaye. Nkagukura ku mpera z'isi. No mu mfuruka zayo. Nakubwira nti. Umugaragu wanjye. Wowe uri umugaragu wanjye. Naragutoranije. Yego. Ntago nigeze nguca komeza hepfo. Ntutinye. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rigarutse kabiri. Ntutinye wo nkurikiye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Kuko Imana iri kumwe nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza. Niko nzajya ngutabara. Kandi niko nzajya ngutabara. Kandi nzajya nkuramiza. Ukuboko kw'iburyo. Ariko gukiranuka kwanjye urageza kuri 13. Dore abakurakariye bose. Dore bimaze bikurakarira. Wowe unkurikiye, abamaze iminsi bakurakarira, imaze iminsi bikurwanya. Dore abakurakariye bose. Bazakorwa n'isoni bamware. Bagiye kumwara mu izina rya Yesu. Bagiye gukorwa n'isoni. Ibyo byagutonganyaga, ibyo byakurwanyaga, bagiye gukorwa n'isoni bagire bate bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa. Ndetse bazarimbuka. Bazasha barimbuke. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Abakugisha impaka uzabashaka kugira ute? Ubabure. Kandi abakurwanya bazahinduka. Umva ko kantu itonde. Kandi abakurwanya bazahinduka ubusa, ndetse babe nk'ibikiyeme. Bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe. Nzagufata ukuboko kw'iburyo. Haleluya. Nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nkubwire ntiwitinya ndagutabaye. Nkubwire ngo witinya ndagutabaye. Witinya. Oya 13 nugarukira. Yego. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nkubwire ntiwitinya ndagutabaye. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Kubwire ngo witinya ndagutabaye. Cyaguteraga ubwoba, wowe urwaye akira gutabarwa n'Imana. Wafite ibibazo byanze gukemuka, akira gutabarwa n'Imana. Kuzana ijambo rikubwira ngo witinya, Uwiteka aragutabaye. Witinya, Imana igiye kukwiyereka. Witinya, ibyo bimeze nk'imisozi bigiye guhinduka ibibaya. Witinya, izo dodani ziri imbere yawe, Imana igiye kuzikuraho. Akira gutabarwa n'Imana. Sogereza ahantu konkorude. Genda mu tangiriro igice cya 12 usoma umurongo wa 2 n'uwa 3. Sengera abantu b'Imana. Yo, toba la sika la saya bonefo. Haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Wowe unyumva nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaguha umugisha. Nzogeza izina ryawe. Uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Kandi zakasuba abakwifuriza umugisha nzabaha umugisha. Kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi
izaherwa umugisha. izaherwa umugisha. tuvuge ngo amen. Amen. iryo ni ijambo Imana yabwiraga Aburahamu imubwira ngo waguruka kwa so tera muri Uri b'Abakaludaya, nzaguha umugisha kubwo kumvira Imana. Imana ibambera umugisha. Witinya kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana irambuye ukuboko ku buzima bwawe. Imana irambuye ukuboko ku muryango wawe. Imana irambuye ukuboko ku bana bawe. Imana irambuye ukuboko mu kazi kawe. Imana irambuye ukuboko kubwo burwayi. Imana irambuye ukuboko mw'ibyo. Imana irambuye ukuboko kwishyurirwa amadeni. Imana irambuye ukuboko kw'ibyo. Aho wakoraga ntuhagere, Imana igiye kuhakora. Aho washaka kureba ntuharebe, Imana igiye kuhareba. Akira gutabarwa n'Imana kuko avuze ngo witinya ndagutabaye. Imana ikugire neza, ngo nzogeze izina ryawe, uzaba umugisha, kandi abakwifuriza umugisha nabo nzabaha iki? Umugisha. Kandi uza kuvuma nzamuvuma. Iryo ni ryo jambo nsogerejeho. Imana ikugire neza, ikumurikishirize mu maso hayo. Asante sana. Imana ibahe umugisha. Amen. Niba hari ikindi wambaza tugasenga. Nugusenga. Mana ishobora byose, Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Wowe uri mwiza, wowe uri Mungu. Uri Imana yabanye natwe, uvuganye n'ubwoko bwawe, uvuganye n'uwo mu ijambo. Twatangiye mu biganiro ariko tugana ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe ni ikintu gihindura amateka. Ijambo ryawe rifata ibitero bikabaho. Ijambo ryawe rihindura ubuzima butariho. Ijambo ryawe rifata ubuzima butagira foromire, wamara kugera muri we foromire zikaboneka. Iri jambo ryubaka ibisenyutse ku bankurikiye. Iri jambo ryongera rifata ubuzima bupfuye ribugira buzima. Iri jambo rihindura amateka y'ubwoko bwawe. Iri jambo risenye ibyari biturwanyije. Iri jambo ridufungurira imigisha. Iri jambo rikora ibitangaza. Iri jambo rigira ibyo ryakora. Urakoze Mana, abantu bankurikiye ubabaye akire gutabarwa, kandi ubuntu bwa n'amahoro yawe natuye umugisha ku bane bankurikiye. Umugisha iburyo ni mu muso, umugisha imbere n'inyuma, umugisha mu gihugu cacu, umugisha mu banyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu iki gihugu no hanze y'iki gihugu, umugisha ku gihugu cacu, umugisha ku buyobozi bwacu, umugisha. Urakoze Mana, turasenze cyane, dusengeye igihugu cacu, dusengeye ingendo dufite. Mwami ukomeze uzihagararemo. Dusengeye amacano yose uko bayavuze, Concorde nayisengeye, ndetse Sekazuba Foromo, ndetse n'indi zose zahinduka. Ibyo byose turasenze kugira ngo imbaraga ze kuba dukurikira hirya no hino babone ukuboko kwawe Mwami. Imigisha yawe utanga iboneke kuri bo, abababaye ubatabaye, abari kuri rubasetse. Dopenasika ya mando, cyubahiro cyawe kiganze. Usenye ibyaturwanyaga, byatubuzaga amahoro, bibuza amahoro, byatumaga udasinzira, ubikandagire mu izina rya Yesu. Ndasenya indwara bankurikiye barwaye diabete, barwaye kanseri, abarwaye sida, barwaye imitima, barwaye amapuresha, barwaye amarozi, bose ndabasengera katika jina la Yesu. Kuboko kw'Imana gukore. Urakoze Mana kunyumvise, ngaho gukiza kwawe no gutabara kwawe kuboneka uyu mwanya, kandi ukomeze udushigikire, udufatire mu murimo wawe, uturundire ubuhamya, ukomeze udufate, fungura inzira nyinshi zo kugukorera. Warambwiye kera urampamagara, ndabyibuka 2016, uravuga ngo yewe Yeremiya we niko wampamagaye, uravuga ngo nakumenye kera utaravuka. Wambwiye ijambo rikomeye, urambwira ngo kugiza umuhanuzi uhanurira amahanga. Kunyemerere, ukomeze unshigikire, ukomeze umuhagarare nanjye, ukomeze unyobore, mavuta yawe ntakave kuri nge. Urakoze Data, ngaho umugisha utanga ukomeze ugende hirya no hino, kandi uhindura amateka ku badukurikiye. Mbyambaje nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti, tuvuge ngo amen. 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 Muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Pastor nawe Imana iguha umugisha. Asante sana. Turasoje, Imana ikubane nawe mu Hallelujah. ngendo zose ugiye gukora. Asante.